Yes, reka nongere mbasuze mwebwe mukomeza kudukurikira 5 kuri 5. Nizere ko mumeze neza rero. Nawe utameze neza turakwifuriza kumera neza, twebwe tumeze neza. Rero hano kuri studio ndi kumwe na BK bimeze bite? Meze fresh. Ndi kubona hano umusore Rutambi na Kuzafiti. Kuzafiti mu gahinda keshi ngo nubundi ninjye wakwikururiye nturuki Musanze. Mama we, Kuzafiti uramuzi umuhungu? Bari abana bubatse icyo bise baba. Yes, Akaboko bwabyuka arebye kagita gutera ubwoba. N'abahungu hano bakozi babangira ngo mukomeje kugenda mubibona ku mashusho yacu. Yes, rero reka ngusabe niba utarakora subscribe, kora subscribe, ndetse niba ari ubwa mbere waba udukurikiye bitwereke muri comment, turabyishimira cyane. Rero ngira ngo nkubwire niba ukunda film nyarwanda, ururiho series niyo filimi irimo irakiza imitima y'abanyarwanda. Nakubwira ko abari bategereje igice cya 6 cyamaze kugera hanze. Igice cya 6 kirabura icyumweru kimwe, cyabura iminsi. Icya 5 nicyo kigeze mu minsi 6 menyana nigeze kukabona gato cyane na gatrailer. Ako ngako rero karimo karaca ibintu. Nahise nyagora nacyo cyahise gisohoka, ariko ni icya 5 cyamaze kugera hanze, hamaze iminsi 2 yonyine. Ngira ngo rero nkubwire niba utarareba iyo filimi, nyarukira ni hano munsi ya video, genda uyirebemo, bayita ururiho series, ukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Reka tugaruke ku basore bacu bakoze ibaba yewana, nubatse icyo bise umubiri, ibintu bimeze icyo bise amatike, icyo bise umwumbati wa nyawo. Nago warya umwumbati ngo ujye guterura kino cyuma, ni impamo y'Imana. Nago warya ibirayi guterura kino cyuma. Nago warya ibirayi n'amafiriti ngo uzaterura kino cyuma. Sinzi ibyo barya wenda. Zira n'imbaraga z'umwumbati. Nitugira amahirwe yo kubona Rutambi cyangwa se Kuzafiti, tuzababaza ibyo bari. Rutambi wabo ni mu majyaruguru. Wewe bundi ubindushe nicyo gukora. Rutambi yigize kavukira hano w'i Kigali, dore atusebereje umuhungu bita Kuzafiti. Gusa Kuzafiti wati njyewe nari mvuye hanze y'igihugu, niyo mpamvu numvishe ngarageze ibyago mpfushije. Bishoboka kuko yari avuye gutabara. Ira finali menya rero mpamvu ahita kuba yaramutsinda baraye matekerezo akababaro mama wiwe ahita aza kurwanisha, ariko yari gutsinda. Oya, njyewe suko kubeshya nako ntago ngiye gufana. Mutubwire banyarwanda, Kuzafiti na Rutambi ninde wakoze baba? Kubaza ikibazo kimwe. Ariko Kuzafiti na Rutambi ninde wabonye ufite babanyayo ibaba? Rutambati ubugabo si yetumbi. Niyo ariko kwibaba biragaragara ndetse nimwe bakunda bavuga ngo amagufwa akomera, we yaba yaragizwe no kuba amagufwa yarakomeye cyane kurusha Kuzafiti. Oya, bibaho. Umuntu ubyibushye cyane ntago ari we wagakwiye kugira imbaraga cyane. Gusa Rutambi hano mu Rwanda yanditse amateka. Rero bishobora ko ari ubwa mbere waba wumvishije iyi nkuru ya Rutambi, wowe udukurikirana. Ni amarushanwa bakoze. Kuzafiti ati yaraje yisiribanga i Kigali, ati ndashaka guhura na Rutambi. Rutambi nomero yambere. Sibyo? Rutambi nabonye yikarakasa no kuri kamera. Yari yahuye n'umugabo ubyibushye cyane nawe wakoze ibaba Rutambi. Ako ka video kara tradinga cyane. Kuzafiti yivira Musanze. Nari sinara kubwira. N'umuhungu w'Musanze wo nguwo. Kukubona ko yubatse baba cyane. Yubatse baba dora. Ariko niyubake n'amagufwa. Kuko afite na gym i Musanze. Yubatse baba yibagirwa amagufwa. Afite na gym i Musanze. Niyo mara kubaka amagufwa ubutani uzaba wambe. Rutambati njyewe ntago nazana n'abapampe.
Kuza Fit yari yazanye n'abapampe be yigisha b'abasore koko, kuko afite club yigisha ni gym. Ntabwo tubimenyereye, wenda tuvuge ngo tugiye kubisobanura neza, ariko afite club ya gym yitwa Kuza Fit. nimba agezeho gushinga ishuri na Rutambi nawe nagira ukuntu abigenza. Hoya Rutambi se kameze neza, nyine nawe ashinga ishuri nose nasaza urabona bazamusimbura bazaza. Rutambi akazi ke gasanzwe n'ubukomediye, afite Rutambi comedy yica kuri Red Budget. Rutambi comedian aba afite n'ubuhehesi bwishe wangu nase ko umuntu yahehetaga na kuriya koko wapi nago wanerabukwa ko yakoze umubiri kuriya. Inge byarantunguye cyane byahindi byo bongera umuntu gasaba. Oya we twe twakurikiranye live kuri The Choice. Ni ukuvuga ngo Rutambi niwe nomero ya mbere mu gihugu mu guterura. Yewa none se hari undi se warabyivugira ati umuntu uzaruta iye Rutambi azazana kuri kamera byigaragaze. Kuza Fit araza ati ngewe ndashaka guhura na Rutambi. Reka nanjye nange tangaza umuntu uri kumva iki kiganiro kuri Afri Cinema TV, wumva wubatse babo ushaka kuba nimero ya mbere mu gihugu agakuraho Rutambi niyigaragaze. Rutambi agomeza ayobore mu gice cya 5 cya ururiho series, sibyo? Arimo umusore wambwiye ati nge ndashaka guhura na Rutambi. Uyu musore yakinnye ari Bonsa. Nawe yakoze umubiri, nawe yakoze ibaba. Gusa tuzaba tubireba umunsi baba bahwera. Asigaye tujya bucya kamamagara kambwira ngo buri gitondo ahora yubaka ihoba ngo azahure na Rutambi. Ngo birambabaza cyane iyo ntari guhura na Rutambi. None yarebye finale. Arebye ukuntu Kuza Fit bamusebeje. Ati nanjye Kuza Fit ntabwo twahura. Ahita bati Kuza Fit nzamutaba. Rutambi rero uraba wumva uwo musore nawe niba muzahangana niba muzagira ute, ariko yakoze umubiri koko. Rero uyu Rutambi bigaragara ko byishimiwe n'abafana benshi. Abafana be barabyishimiye cyane kuko iyi nkuru yaratrendinze cyane. Ariko umuntu afite impano agomba kuyigaragaza. Impano sibwo ni impano. Nose ari umuntu nose kukira undi muntu wazaba ibintu byo kuvanga reka tuye duterura ibyuma urumva bigaragare kandi byaramuhiriye mu Rwanda. Ariko uwo mukino uranaryoshye. Uraryoshye nose nukuri uraryoshye. Gusa hari impano zigenda zipfireye mu byaro. Reka tubwire n'abandi bantu kuba yaravuye Musanze. Wibaze Musanze ukajya muri Kigali. Kuza Fit turakwihanganishije cyane. Akababaro k'umubyeyi wawe nikarangira hongera ibaba. Yaravuze ati ngewe ntago nshaka ko mumuhereza igikombe, ndashaka ko ahubwo nibakimuha ahubwo azamutsinde ku cya kabiri, kuko niba mu Rwanda koko nta wundi muntu uri kwigaragaza ko yahangana na Rutambi, nawe niyubake ibaba cyane ubutaza ari ukegukana. Bazongera amafaranga kugira ngo tuzarebe umuntu uzakegukana kiriya gikombe. Bazongera icyo bise ikofi, kuko ikofi niryo rikora akazi muri byose. Wasazemera akinicara hasi ariko agatsinda umuntu bita Rutambi. Rutambi twe turakwemera cyane, ndetse bayiji yamere mu gihugu. Na Kuza Fit turamwemera by the way. Kuza Fit nyine yahurumba akabazwa we nako yakora kavuze. Kuza Fit reba ariko reba umubiri. Yeba urano nyuma ku rutugu. Bimasa byagiye Rwanda byitwa byazana icyo bise pfutse. Byarubaye. Nabyo ngira ngo ni kimasa. Ubwo ikintu cyanangaje nuko nahise mbona umutwe, ariko yari afite ipfupfu anyuma ku kaboko. Uyu muhungu rwose biragaragara ko akabya cyane. Waramuhiriye. Icyo asigaje kubaka nta magufwa. Yes, rero reka amagufwa akomere asigaza ahangaye na Rutambi.
reka rero tubabwire ati tuzajya tubakurikirana inkuru ya Kuzafiti ndetse na Rutambi, mukore subscribe kugira ngo izajye ibageraho 5/5. Rutambi na Kuzafiti igice cya kabiri basubiye. Kuzafiti yasubiye mu rugo ngo yagiye gukora imyitozo, niko yivugiye ati nge ndashaka gukora imyitozo. Kuko we yaravugaga ati mu kababaro ka mama wanjye wapfuye ntabwo niyo kujya mu bintu byo gukora imyitozo. Kandi Rutambi we nta munsi n'umwe buriya yasibye. Rutambi we ntabwo yasiba gukora. Reka ab'i Kigali reka dutegereze turebe Rutambi na Kuzafiti igihe bose bazaba bakoze imyitozo umunsi ku munsi ko bizarangira. Oya, finali izakurikira dutegereje igikombe cya Rutambi. Nta kijyane kuko nyine yagikorera, kuko bagiye gutanga igikombe ntabwo barangwa runaka ngo yari yapfushije. Nyine agomba kwihangana kuko byamubayeho. Nategura ubutaha azaza akubita umuntu nimba yumva. Reka tubabwire tuti tuzabatangariza igikombe ndetse n'ibyishimo bya Rutambi n'abafana be umunsi bazaba bakimuritse, kuko ntago twari twamurika ibyishimo byabo. Rero reka nkubwire ngo niba utarareba filimi yitwa Ururiho series, nyarukiraho ubanze urebe Ururiho series. Urajya kuri YouTube yawe usacinge Ururiho series, cyangwa se urebe munsi y'iyo video harimo link urebe iyo filimi. Iraryoshye kandi izagumya guhindura ubuzima bwawe. Iki nakubwira uhita ukora subscribe, ukore ku kantu kazogera kari hirya yaho kugira ngo ujye ugomeza dukurikirane, kugira ngo ubone notification ibisohotse bijye bitabikugeraho ako kanya. Mama zirasenga amasegonda ngangara 5. Yes, imfura ryahamye niko nitwa na Bikemu niko yitwa. Turabashimiye, murakoze cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi turabakunda cyane.